ya 2018, akina muri Sweet Virginia nayo muri 2017, ndetse n'izindi filime zitandukanye yagiye akina maze nawe zikamugira igihanganye muri filime industry. Rero ni filime ya gatatu nari ngufite twa Jay Kelly, umvishe byinshi kuri yo, umvishe amatara kizasohokera ndetse n'aba main character barimo muri iyo filime. Uze kunyemera rero maze twimuke tujye kuri filime ya kane bayita Wake Up Dead Man, nayo ni filime izasohoka muri December. Iyi rero ni filime iri mu bwoko bwa mystery film, ikaba yaranditswe na Rian Johnson ari nawe wayoboye iyi filime. Rero nimvuga filime ziri muri mystery ndakeka ko nabigusobanuriye ahabanza, iza filime ziba zijyanye no kuba bashakisha cyangwa se bakurikirana ibirego bijyanye n'ubwicanyi, kuko nagwahaye urugero rwa filime bise Criminal Justice, nyaka ko buri muntu wese yaba yarayirebye. Ikaba rero ino filime ya Wake Up Dead Man ikaba ari filime y'Inyamerika, ikaba izasohoka kuri Netflix tariki 12 Ukuboza 2025, ikaba yaratangiye gufatwa cyangwa se kuba yashotingwa muri 2024, ubwo ni mu mwaka duso cyangwa se mwaka twasoje mwaka 2024. Bamwe rero mu bakinyi cyangwa se bamwe mu bakteri bakomeye batinze muri no filime twakubwira harimo Benoit Blanc, umusanzwe uzwi ku izina rya Daniel Craig, akaba yaravutse tariki 2 Werurwe mwaka wa 1968. Ubwo byumvikana ko afite imyaka 57, akaba yaravukiye mu Bwongereza, mu gihugu cy'Ubwongereza. Zimwe muri filime rero zikomeye yakinyemo harimo Casino Royale yakinnye mu mwaka wa 2006, akina muri Time to Die mu mwaka wa 2021 n'ejo mundi. Filime yitwa Logan Lucky yasohotse muri 2017, akina muri filime yitwa The Golden Compass ya 2007, akina no mu yindi filime nziza cyane yitwa The Girl with Dragon 3 yasohotse muri 2011, ndetse n'izindi filime zitandukanye uno mugabo yagiye agaragaramo. Turakomeza rero n'undi mu acteur ukomeye wakinnye muri no filime bamwita Marita de la Cruz, uzwi nka Glenn Close, yavutse tariki 19 Werurwe mwaka wa 1947, akaba afite imyaka 78 nk'uko byumvikana. Akaba avukira rero nawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zimwe rero muri filime yaba yaragaragayemo zirimo nka Hillbilly yakinnye muri 2020 bayita Hillbilly LG, akaba yarakinnye muri Air Force One mu 1997. Ndakeka buri muntu wese kuri ino filime afiteho igitekerezo. Yakinnye no mu yindi filime nayo nziza yitwa Dangerous Mind mu 1995, akira muri filime yitwa Guardian of Galaxy mu 2014, akina no mu yindi filime yo mu 2017 bise The Wife, akina no muri filime yitwa Dangerous Leisure yo mu 1998. Kandi urumva ko uno mwakiteri akaba ari umwakiteri ukuze wakinnye mu filime akomeye, ukurumva ko yakinnye muri filime mu 1988